Umurimo w'Imana urakomeje. Imana iri kudukoresha iby'ubutwari by'igitangaza gikomeye. Gusengera abarwayi birakomeje kandi usengeye Imana ikabikemura. Ngo bashake gatanya. Ariko ubu ndi umugabo wo guhamya abantu barenga 3 Imana yakoze ibitangaza. Bungwa n'Imana ishoboye byose gatanya baja gufungisha imanza. Ubu ndi gutera haleluya bikemera muvandimwe. Nukuri Imana iri mu kazi. Hari imiryango 3 bari kwa Kadiborosi ngo batani. Ariko ubu bose bari ku mugozi umwe. Umugore n'umugabo barakundanye, n'undi mugore n'umugabo barakundanye, n'undi mugore n'umugabo barakundanye. Ndi kuramburira Imana amaboko. Baraguhamagaye se nyuma yaho tumviriye hano? Barampamagaye ahubwo urugo rumwe kuwa 5 niyo narindi ibugesera. Barabadamu 4 bamuteruye, 2 bafashe mu bitugu, abandi bafashe amaguru. Uko bari guterura ari kwabira, uko bari guterura ari kwabira, bose bagiye kungeraho, bose bari kurira. Ndababwira nti nimuhore kuko Imana yakiri mu kazi. Imana yakingejeje ahantu nari mbabaye nkakira na wagiye gukira. Ndababwira ngo bwira mugenzi wawe ngagiye gukira. Ukugura arakuzunguza, aratangira arakuzunguza. Mama wiwe baravuze ngo mbonye Imana iri kugenda n'amaguru. Haleluya. Amen. Imana iri mu kazi. Ndasenga mbwira Imana ntuwiteka we ni wewe wampamagariye gukiza abarwayi ntingahitamurure naba nkubone. Haleluya. Ntuwiteka we nticyaka ubundi butsinzi mu butenga, atuye mu butenge. Haleluya. Nuko umurwayi aratangiye arishimye mu mugongo, ubwo ntiyakoraga, ari yegamye ku ntebe. Aratangiye aregutse, aratangiye arizunguje kwiyumva, aratangiye arasetse. Si wowe warose ndangije gusenga araza ankora mu ntoki ngo Imana iguha umugisha ve. Imana yakuremye izagukomereza amaboko. Amavi yawe ntagasukume, amaboko yawe ntagateneburike. Ibi nkubwira ni wowe wabyibwiriye ari umurwayi. Haleluya. Ati Imana we yo bakunyakurira kare simba nararembya ryaka kagene. Ndamubwira ngo isaha y'Imana niyi. Ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye. Reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda, mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezereje utabicisha irungu, niyo mpamvu mba nafashe urugendo. Uba ahantu ndi ni hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda pe. Festi tuguhaye ikaze. Yego. Ndi kumwe na Nyiramajyambere Vestina, niyo naje gusura umukozi w'Imana. Imana gukoresha ibitangaza muri iyi minsi, kuko igihe abantu baba bacitse intege, ariko yatubwira ati nasengeye umuntu byari bimeze gutya arakira, bigatuma nawe uri muri cya kibazo ugira ute ukomera. Niyo mpamvu mba naje. Nukuri wakoze kuza. Umeze neza se? Meze neza nta kibazo. Harya hano iwawe dutuye? Yego. Kugera mu gihugu cya Uganda ni nk'iminota ingahe? Ni nk'iminota 10. Iminota 10 hari hepfo. Yego. Bebe kunyeka ikiyaga cya hafi rwose. Iriya ni cya hafi. Iyo kandi iri mu Buganda. Mu Buganda. None bakanyeka bati dore iriya nzu ni mu Rwanda, iriya ni mu Buganda. Yego.
yego niho mba naje nta kindi kiba cyanzanye pe nukureba abakozi b'Imana. Reka ngusabe udusengero ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Kaduce bugufi dusenga Imana. Twongeye kugushimira Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana twitaho, Mana idukunda, Mana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubutsinzi n'ubushobozi, Mana ishoboye byose. Turaguhamagaye nyakubahwa Imana kugira ngo data uri mu gihugu cyawe cyo mu ijuru, iki kiganiro kigiye gukorerwa ahantu Nyiringabo, ururuka rwose udukundire kiyoborwe nawe kuko uri Uwiteka Imana. Ururuka ari we uvuga twe duceceke kuko ari we ushoboye byose Nyiringabo Imana. Ni ukuri turakigushinganishije kugira ngo ari we ukibera ku rugamba kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Uri umutabazi wacu, uri Imana yacu ushoboye byose, imigambi yawe nawe ayirogoya. Data wa twese uri mu gihugu cyawe cyo mu ijuru, na nyuma ya zeru urakora. Niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo uzubere buri wese amaso Nyiringabo, buri wese umubere ku rugamba, buri wese umubere izamu nyagora ku ngoma. Data nsengeye abadukurikiye, Mana data wa twese uri kubabere ku rugamba. Data uri mu gihugu cyawe cyo mu ijuru, uri kuhagarare ku babyeyi, uhagarare ku bakobwa, uhagarare ku bagabo, uri kuduhagarare ku rubyiruko rwawe ino minsi nyakubahwa Imana. Ubashingisha intege nyagora ku ngoma kugira ngo izina ryawe rishimwe. Uri Imana yacu rero ushoboye byose, imigambi yawe nawe ayirogoya. Mwami w'abami na nyuma ya zeru urakora. Niyo mpamvu tuguhamagaye amasaha y'ingabo kugira ngo wubake imitima yasenyutse Nyiringabo Imana. Twaje kubaka amazu yasenyutse yahirimye Data, twaje gushyigikira amago yasenyutse Nyiringabo, twaje kubaka ibyanze kubakika Nyiringabo Imana, ariko si twe twabyubakaniwe. Uramanuka ratu dukoresha iby'ubutwari. Mana Data wa twese, ndikubwira ubwoko bwawe budukurikiye uyu munsi, ndikubwira ubwoko bwawe budukurikiye aya masaha kugira ngo ururuka ubafatira k'iburyo n'ufata ibumoso mu ngeri w'ubugingo. Data wa twese, ubwo tugiye gutangira ibiganiro Nyiringabo, iki kiganiro turi bukore ahantu cyubake benshi. Data wa twese, hari benshi bafite intimba Nyiringabo, hari benshi babuze amahoro, hari benshi babuze icyo kurya n'icyo kunywa, hari benshi babuze uko babigenza. Uwiteka we, niteguye kurabatabara ukabarengera. Mana nsengeye ababuze urubyaro, genda ubahe urubyaro bagushime bakunezererwe. Mana nsengeye ababuze icyo kurya, rata Data nk'imfubyi n'abapfakazi, babandi babuze kivurira nyagora ku ngoma, genda ubabere izamu, ubahahire nk'Imana Data wa twese, ubafatira k'iburyo n'ufata ibumoso kubera uri Imana ishobora byose. Ndi kukwereka amago afite amashamirane muri iyi minsi Nyiringabo, ururuka ubashyigikire, ururuka wubake izasenyutse Nyiringabo Imana, ururukira gutabara ubwoko bwawe kugira ngo ari wowe ushyiraho uburinzi ku mazu yacu Nyiringabo. Amagwa yacu yahagararemo, uhagarika abamarayika barinzi batacumuyeho na rimwe kugira ngo izina ry'Imana rishimwe. Data wa twese wo mu ijuru, nsengeye n'abarwayi bari mu bitaro nyakubahwa Imana, ndetse n'abarwariye mu magwa yabo batabare. Abarwaye kanseri batabare, abarwaye imivuduko batabare Nyiringabo. Ni ukuri Data uri mu gihugu cyo mu ijuru, ntabwo nava imbere yawe nakweretse abarwayi barwaye mu mutwe nawe ngo batere urushinge rwanda ruturutse iwawe. Ubogeshe zobu yawe rata Nyiringabo, ubahaze uburame kubera ari wowe byose Mwami, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data mwiza, ngushinganishije n'uyu mugaragu wawe Kongode Data wa twese, reka nawe uje umwongerera imbaraga, umwongerera ubutwari Rata, reka uje umwongerera ubumenyi n'ubushishozi kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Natwe turahahana imbere y'abo bwoko bwawe, reka udukomeze Mwami, reka tuyoborwe nawe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Twiyoboye ni ukuri, nta gahunda na porogaramu byasohora, ariko ndabizi uri Imana yadushingira intege, uri Imana yaduha inkoni yawe tukagenda muri uru rugendo, uko turabizi ibi ni ibihe byabirwanya nyagora ku ngoma. Nsengeye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyakubahwa, reka uturinde indwara z'ibyorezo, reka uturinde igisa n'ikibi cyose n'igisa nacyo, reka uturinde amashamirane muri iyi minsi. Ubwoko bwawe twubake ku rutare, twe kubaka ku musenyi, ahubwo Nyiringabo Imana ari we utwubakira, ari we udushyigikira mu mago yacu kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Uwiteka nsengeye n'abakozi bawe bakirimo muri iyi minsi, reka ubakomereze amaboko Rata Nyiringabo, reka uje udukoze ikara ku munwa twasame wivugire, reka uje uduhagarara ku bitugu Mwami kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Reka muri iyi minsi uturinde kuyoba no kuyobagurika, reka muri iyi minsi Rata Nyiringabo Imana, rikukubwira ngo uturemere
uturemere igikwiye uturemere icy'ingenzi mana data wa twese ari we utungabungira umutekano kugira ngo wubahwe ntabwo ngo utotesheje amagambo ya masana gusabaga bike nk'umuntu ibyo urabona byaguhesha ikuzo n'icyubahiro akaba ari byo uduha mukunzi mwiza ni munsi najyawe Yesu nsenze amen. Imana ishimwe nkunda umuntu usenga agasengera ibyiciro byose ni ukuri Ingo pe hari abantu benshi baba bakeneye isengesho yego njya nkunda kubaza umuntu ni umurimo w'Imana umeze ute aho duherukanira hashize nk'ibyumweru 2 ahari nibwo narindi hano nyuma yaho umurimo w'Imana bimeze ute umurimo w'Imana urakomeje Imana iri kudukoresha iby'ubutwari by'igitangaza gikomeye gusengera abarwayi birakomeje kandi usengeye Imana ikabikemura twahuye nkubwira ko hari abantu benshi bari gushaka diburusi ngo bashake gatanya ariko ubu ndi umugabo wo guhamya abantu barenga 3 Imana yakoze ibitangaza bungwa n'Imana ishoboye byose gatanya baja gufungisha imanza ubu ndi gutera haleluya bikemera muvandimwe nukuri Imana iri mu kazi hari imiryango 3 bari kwaka diburusi ngo batane ariko ubu bose bari ku mugozi umwe umugore n'umugabo barakundanye n'undi mugore n'umugabo barakundanye n'undi mugore n'umugabo barakundanye ndi kuramburira Imana amaboko baraguhamagaye se nyuma yaho tumviriye hano barampamagaye ahubwo urugo rumwe kuwa 5 niyo narindi ibugesera haleluya amen umva Imana yarabahujije urubanza Imana irarwicisha ntibaburana ahubwo bashaka abantu 3 bo kubunga barabunga abavandimwe babo barataha baja mu rugo umwe yari yarimanye n'indera y'umwana arayitanga ariko Imana iri mu kazi aramaze kuyitanga nyuma amaze nka 3 barakundana nkuko byari bisanzwe barasubirana Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza nose waguhamagaye n'umugabo n'umugore hamamagaye umugore mbere ariko nyuma yaho hamamagara umugabo kubera ko umugore bamaze gushimana gukundana uzika abagore turi inzabya zoroshe abwira umugabo we aho ubutabazi bwavuye ati nta handi nagiye n'ugusenga bisubiremo neza yaraguhamagaye ati rwose mfite ikibazo umugabo bigeze mu rukiko mu nkiko mbe bari mu nkiko n'impapuro bazihaye umugore ubundi umugabo niwe waregaga yego nawe uramusengera Imana ikubwira ngo iki Imana irambwira ngo mwana wanje nta nubwo aba bantu baraja mu nkiko ahubwo ndi Imana igiye kwigaragariza mu bantu 3 bahujijwe n'abantu 3 Imana ikora iby'igitangaza ubu bari mu rugo rwabo nta kibazo Imana irahambaye yego naje ku cyumweru ku mugoroba nagiye kuwa 5 yego wagiye kureba urugo rwawe wubatse yego narushigikiye Imana iri mu kazi ikindi gitangaza rero Imana yakoze muri iyi minsi ubwo munsi kuwa 5 kuwa 4 ku mugoroba nabaye ndaho navunitse kuwa 3 kuwa 3 naraguye mvunika ukuguru maze kuvunika ukuguru ubwo byageze kuwa 4 baba barampamagaye nka saa moya z'igitondo bati none mukozi w'Imana waza ugasengera umudamu ko yapfuye icyo hepfo cyose kuva mu rukenyerero kugera ku maguru ndavuga nti yewe nanjye navunitse uyu munsi umenza mutarambona bati si mukozi w'Imana ko batubwiye ko ari wewe uramutabara watubabarira ukaza ndamubwira nti pe ntabwo kumutabara nakabyanze kandi ndabizi neza ko Imana rirakora iby'ubutwari ariko ntabwo nashobora kumanuka ngo ngeriyo aho mvuye aho ndavangere mu muhanda ntabwo ndi kubishobora ati si none ko twamuteretse ku moto ngo tumuzani wawe bikanga kananirwa kwicara watubabarira tukagutegera we ukahamusanga ndababwira nti nimba muzi ko mugiye kuntegera nkamusanga kanze ngerageze ndebe ko nabishobora nimbona ndagera ku muhanda we moto iramfatira ndaza nagize ngo mfate inkoni nshinge biranga ndafata biranga ndababwira nti yeme byibuze rero mureke tugere ku mugoroba wenda ndabishobora uyu munsi ntabwo ndi kubishobora ariko nzi ko mu mbaraga z'Imana niringiye saa 11 ndaba mugezeho nanga si saa 12
Imana nzi ko ngiye kuyibwira nk'umwami wanje nicogoza umusonga wanje ndamugeraho. Haleluya, amen. ubwo noneho bati turagutegereje. Byageze saa 9 uwo mugabo wamamagara arongera arampamagara, rwose watubabarira mushuti wacu karembye. Ndamubwira nti igihe kiri kwenda gusohora cyo kugira ngo nanjye nzi. Nanjye byageze saa 9 ndamubwira nti nibigera saa 11 ndaguha igisubizo. Byageze saa 11 ndagenda ndatambuka mbona bitangiye kwemera, ariko nayo nabwiye Imana nimba ushaka ngo umugaragu wawe akire mbabarira rwose nanjye unkize mbona ukonjaye. Numara kunyiza nkatambuka ndagenda. Nagiye kumva ibya biri kundya imvunira ryanaga, numva byose byavuyemo, numva sinkiribwa. Nagiye gutambuka nta n'inkoni mba ndabishoboye, mvugira utamena. Amen, haleluya, amen. Nuko ndatambuka biremera biri kugera muri saa 12. Haleluya, mpita mpamagara wa muvandimwe nti none ndi kubona ntangiye gutambukana, ndi kubona nagera ku muhanda, wambabarira ukanyohereza moto uko ngiye kuza? Arambwira ati aho hantu mutuye nta moto ihari, ntirahaba. Ati ja gutega rero. Ndamanuka nja gutega. Manutse ngiye gutega, nagiye kugerayo nsanga umudamu ari mu buriri ari kwabira by'igitangaza. Ubwo ni kwa gatanu. Ubwo nagiye kuhagera ndavuga nti none bamuraragaho, baba ari kumuraraho kuva kwa gatatu, yafashwe kwa gatatu, ubwo munsi ari kwa gatanu. Ndagenda nagiye kumugeraho, ubwo ngubwo bati nta nubwo ari kuva mu buriri, nti nimumuterure mumuzane. Abamuteruraga bararize ararira, n'abamuteruye bararira. Bari abadamu 4 bamuteruye, 2 bafashe mu bitugu, abandi bafashe amaguru. Uko bari guterura ari kwabira, bose bagiye kungeraho, bose bari kurira. Ndababwira nti nimuhore, kuko Imana yacu iri mu kazi. Imana yacu ingejeje ahantu nari mbabaye nkakira, nawe agiye gukira. Ndababwira ngo bwira mugenzi wawe ngo agiye gukira. Haleluya, ndongera nterura amagambo ndababwira ngo nzi Imana itari gukora sinzayisenga. Ntabwo nzayisenga kuko nta kizabimaze. Imana yanye muri ikibazo kuva mu gitondo kugera aya masaha, nzi kuko igiye gukemura n'icya mugenzi wanje. Ongera umubwire ngo ugiye gukira. Ndongera ndababwira ngo mubwire ngo ugiye gukira. Ndamubwira nti muvandimwe we, nireka kurira data kubereye igisubizo, nireka kurira data kubereye igitangaza. Ni wa murwayi wari uri ku kidendeze, impenerezi zamaze kuhava, ni nyiri kidendeze ahageze impenerezi zose zirahunga rata, ntinuka fata ingobyi yari igendera. Ni data ari kumbwira ngo nawe fata ingobyi yawe wigendere. Haleluya, haleluya. Umubyeyi aratangira araseka, nti muri aka kanya turaha ahantu nta maguru gawe gagiye gukora, mvugira utamenare. Haleluya, nuko rata nimba ari kugira ngo yiyumve, aratangira ukugura arakuzunguza, aratangira arakuzunguza. Mama wiwe baravuze ngo mbonye Imana iri kugenda n'amaguru. Haleluya, Imana iri mu kazi. Ndababwira nti rero tugiye gutangirana n'umuririmbyi w'169. N'uwo muririmbyi aranshimishaga. Haleluya, umuririmbyi turamuririmba, umuririmbyi turamurangiza. Ntitugiye kongera turirimbe n'uwa 82 mu gushima Imana kuko Imana igiye gukora akazi hano. Haleluya, turaririmba nawe turamuririmba. Uyu muririmbyi aranshimishaga, uyu muririmbyi niyo mbabaye mfite imvuna aranduhuraga. Uyu muririmbyi wa 82 uje uramwifashisha we udukurikiye. Uyu muririmbyi w'169 uje uramwifashisha. Haleluya, Imana ishoboye byose. Imana irinda ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye. Ariko wa kabiri Imana yari yambwiye ngo ngiye kukwereka umurwayi urembye we gutinya, we gukangwa na biratsitse. Ngo uramuramburaho ikiganza cyanjye cy'iburyo, ngo ndahita nkora iby'ubutwari, ngo urahava ari guseka. Mbona koko kuwa gatanu mpuye nawe muvandimwe. Umurwayi twararangije turasoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 50 umurongo wa 7 wonyine. Haleluya, ngo kuko Uwiteka Imana azantabara, ngo nicyo gituma ntamwara, ngo nkakomera nk'urutare, ngo mu maso y'abanzi banje. Ndangije kurisoma ndamubwira abagenzi be, ntongera umubwire ngo data
aragutabaye baramubwira ngo data aragutabaye ntongera umubwire ngo haguruka ufate ingobyi yawe wigendere nibyo wibwira ni ibiki ntireka kurira tuzi umutima umutabazi wawe yahageze haleluya amen Imana ishoboye byose kandi irinda ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye nari nahageze ndayibwira ngo papa nahageze ngo nibutse rati ijambo wambwiye kuwa kabiri ngo naryibutse igiti cy'inganzamarumbu ngo ntaramuramburaho ikiganza cyawe Uwiteka we ngo nsange warangije kukimuramburaho ni nakuva mu cyumbi nakubwiye ngo ukore icyo ntashoboye gukora haleluya Imana itari gukora sinzayisenga muvandimwe nuko Imana yakiranye yereka ndavuga ni ukuri ntingiye gusenga ntitugisenga iri sengesho tukimara kurisenga mwabonye dusoma ijambo ukuntu byatangiye kumera ntukuguru ntiyakuzunguzaga ariko ari kukuzunguza turamara gusenga ari kuvuga Imana hinanje ubwanjye aransabira umugisha haleluya ndasenga mbwira Imana n'Uwiteka we ni wewe wampamagariye gukiza abarwaye ntingahitamurure naba nkubone haleluya n'Uwiteka we nticyaka ubundi butsinzi mu butenga atuye mu butenga hajya haruguru yo kwa Nyiramugisha haleluya ku kagari hajya Nyiramugisha ngo ni nawe wamubyaje agakiza shaka kuzakora ikiganiro mwicaranye ndi muri hamwe haleluya aherutse kumbwira ngo vesi we ubu ntacyo nashobora kugukorera ngo nashatse ko nzaguheka mu mugongo narabibuze ngo ubu vesi kuva wambyaza agakiza ngo ukabutumye nanjye nezererwa mu rugo mu bana banje ngo ve ngo nashatse ngo byo kuguhekamo narayibuze ndamubwira ngo uzayibona yo kumpeka haleluya Nyiramugisha ninjye wamubyajije agakiza hari na Julienne Imana ishimwe nabonye mukorana ninjye wamubyajije agakiza bose nshaka kugira ngo muzicarane dukore ibiganiro muri batatu Imana ishimwe nawe yahamya ko ari hano twasenganye nka Mutaramana imisozi nka Mvura umubabaro yagendanaga umubabaro abo bose nabanje kandi hari n'abandi uvuze yuko uwo muntu ari uwo mu butengano no kwa Nyiramugisha haleluya turasenga mbwira abo badamu bamuraraga iyo minsi ndababwira ni uyu munsi guhera akakanya buri wese atahiwe haleluya mama wiwe ati si turamusiga wenyine uyu munsi buri wese ndasiga atashiwe uwakure niwe ugiye kuhacumbika ariko ubundi bwo umurwayi afashe ingobyi ye arigendeye haleluya ese ushatse kuvuga karaguma ku kidendeze ati weya nanjye ntabwo mbishaka mwana wanjye ntibaravuze ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nibakwanika izakwanura haleluya kandi abamanitse amatangazo bagiye kuyamanura ibyo wibwira ni biki hagarara kigabo umurwayi wawe arakize nibi wawe ari hafi ugomba kuja mu rugo kuko umurwayi wanje mu gitondo ndamunyuraho ngiye Bugesera haleluya ni Bugesera hari urugamba hari kurwino ndasiga rwashize haleluya nuko umurwayi aratangiye arishimye mu mugongo ubwo ntiyakoraga ari yegamye ku ntebe aratangiye aregutse aratangiye arizunguje kwiyumva aratangiye arasetse si wowe warose ndangije gusenga araza ankora mu ntoki ngo Imana iguhe umugisha ve Imana yakuremye izagukomereza amaboko amavi yawe ntagasukume amaboko yawe ntagateneburike ibi nkubwira ni wowe wabyinyibwiriye ari umurwayi haleluya ati Imana we iyo bakunyakurira kare simba nararembye ryaka kageni ndamubwira ngo isaha y'Imana niyi uyu munsi ni wowe wabaye wo kugira ngo utabarwe kare mu gitondo kuwa gatandatu ngiye rero niho namunyuzeho n'ubundi haleluya nsanga ari muri salo yahagurutse mu gitondo ndamubwira ngo waramutse neza ngo vengore biri mu kazi ndahagaze Imana ikora ibitangaza ngo ubu nanjye nabaye wo kuja ndahamya Imana wasenze haleluya noneho wa mugabo wampamagaye aravuga ati nabera nabonye Imana ikora ikavuga igakoreraho ati umubyeyi namwakuye nzi ko bitukikanya atari ko wa murwayi wacu yakize Imana yakikora ibitangaza nagiye Bugesera ariko umudamu amerekeje angejeje ku muhanda haleluya haleluya yaramaze igihe kingana iki se yabaye pararize yari yafashwe kuwa gatatu w'ikindi ubwo gwa gatatu icyumweru cyabaye cyashize ubwo yaramaze icyumweru n'ikindi ari pararize igice cyo hasi Imana ikora ibitangaza umubyeyi arakira nagiye kuva i Bugesera nsanga ari gukondora mu mbuga
Imana yakiri mu kazi. Ibyo ndi kubikubwira ko byabaye muri kiriya cyumweru atari ikindi. Ndi kukubwiza ukuri ko Imana yakiri gukora ibitangaza. Ndi kukubwiza ukuri ko Imana yacu ifite imbaraga. Nukuri pe. Buri wese ari kumpamagara mubona sengeye bose, haba mu mujyi wa Kigali, haba Gisenyi. Hari n'umudamu wo muri Kenya yambwiye ati Vesiti, komeza usenge iyo Mana yawe nanje nayiringiye nayizigiye. Ati hari umunsi umwe wambwiye ari mu gitondo kare kare rata, urambwira ngo ibyawe byose Satani yari yarafunze data arabifunguye. Ati dore n'umwishingizi w'umwana wawe arasohoye. Ati byose byasohoye muvandi. Imana iri mu kazi ko nkuru. Arambwira ati dore Imana umubyeyi wabyaye ko nkuru, Imana izamwongerera imyaka myinshi. Umubyeyi wambyaye Ngigo ngo kubera iki? Ngo kubera ko watumye mpura nabo. Yego. Ni kuwa mudamu wo muri Kenya yavuze. Yego. Yavuze ngo Imana yaremye nyoko ngo izamukomereza amaboko ngo kandi izamushigikire muri byose. Uziko na mama ari umuhanuzi. Yego. Reka hanure kuko yabyaye umuhanuzi. Nanje Keva azaba umuhanuzi. Tubwire n'ijambo ry'Imana duteguriye mureke. Hari abantu bagutegereje ngo ujye kubasengera kugira ngo abantu baba bateze bakaza bavuye mu duce dutandukanye bashaka kugira ngo baze ubasengere, ne kugutwara uyu mwanya batijuju batagira batijuju. Mana we iri mu kazi Mana yacu. Yego, tubwira ijambo waduteguriye. Ijambo ry'Imana nabateguriye. Ijambo ry'Imana nabateguriye. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 5. Yego. Zaburi ndayikunda ariko. Yego, reka nyisome nahageze. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi baririmbisha Nehiloti ni ya Dawidi. Yego. Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye, ita kubyo nibwira. Yego. Mwami wanjye Mana yanjye, cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, kuko ari wowe nsenga. Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, be maso ntegereje. Kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazabi wawe. Abibone ntibazahagarara mu maso yawe. Wanga inkozi z'ibibi zose. Uzarimbura abanyabinyoma. Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Ariko njyeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe, kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge, nerekeye urusengero rwawe rwera. Uwiteka kubwo gukiranuka kwawe ujye unyobora, kuko banyubikiye. Umpanurire inzira yawe aho nyura, kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo, imitima yabo ni igomwa risa. Umuhogo wabo nimva irangaye, basheshesha indimi zabo. Mana ubagira uko ugira abanyabyaha, imigambi yabo ibatere kugwa, ibicumuro byabo byinshi bigutere kubirukana, kuko bakugomeye. Nibwo abaguhungiraho bazishima, ibyishimo bizabateza amajwi hejuru iteka, kuko ubarinda. Kandi abakunda izina ryawe bazakwishimira, kuko uzaha umukiranutsi umugisha. Uwiteka uzagotesha urukundo rwawe nk'ingabo. Amen. Haleluya. Ayo magambo ni meza cyane ku badukurikiye. Gabubake kandi gabakomeze. Nukuri gagiraho gadukura naho gadushyira. Ugiye kongera muvandimwe unsomere kuva ku murongo waho wa mbere tugere ku wa 3. Ndi kuyasome nsubiremo. Gadufashe gafashe n'abadukurikiye. Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye. Haleluya. Ita kubyo nibwira. Amen. Ngo Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye, ngo ita kubyo nibwira.
haleluya, amen. Magambo yawe rero ntabwo ari ayandi magambo, ahubwo ni bya bibazo ufite. Wewe ufite ibibazo mbabarire wumva ayo magambo, ngo Uwiteka tegera amatwi amagambo yanjye, wite ku byo nibwira. Wewe wari ufite ikigeragezo cyakuremeje, Uwiteka arita ku byo wibwira. Uwiteka tege amatwi, namara gutega amatwi yumva ubutabazi bw'uri kumutabaza, maze agutabare muvandi. Uyu munsi ntagucecekane, ntakujindira, komeza. Mwami wanje mana yanjye, nukuri cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, nukuri kari wowe nsenga. Haleluya, amen. Mwami wanje mana yanjye, ita ku byo nibwira, ucyariza ugutwi kwa gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kwa kundi ngutakira. Amanywa n'ijoro urugutaka, weho wabuze ibyo kurya. Igitondo n'umugoroba uri kurira, weho wabuze icyo kunywa. Amanywa n'ijoro urukurira, wa mupfakazi weho wabuze amafaranga y'umwana y'ishuri. Haleluya, amen. Ariko tubonye aho turatakira, tubonye ko turatakira umugabo usumba abagabo b'iyi si, wa mugabo utazagutererana, wa mugabo utazaguhana mu byago no mu makuba, wa mugabo urita ku byo wibwira, niwe tugiye gutakambira. Haleluya, amen. Ariko umwana w'isi rata wamutakira akakujindirana. Umugabo wawe wamutakira, wa mudamu we akakujindirana. Ariko uyu mwami w'amahoro agiye gucyariza ugutwi ibyawe byose, agutabare, umutabaza akurengere, kuko ari we ufite ibisubizo byawe. Haleluya, amen. Azagukura mu byago. Weho uri muri Salomo rata, weho amaze kugera mu mwuka, araje umutakira gutabare. Ijambo ry'Imana rigukura ahantu rikwicaza ahandi. Komeza muvandi. Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, nukuri mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, nukuri maso ntegereje. Haleluya, amen. Ngo Uwiteka mu gitondo, ntabwo ivuze ngo kumanywa. Hera mu gitondo yitabaza, ngo mu gitondo nzaja ngutabaza ngutakire. Ntegereze, arega ntegereje ko iransubiza. Nukuri nanje hari ibiba byananiye ko nkoro, ariko maze kubona ko ari Imana yanjye, nzaja mpamagara mu gitondo. Mpera mu gitondo ngeze ku mugoroba na saa sita, ariko ntegereje ikiransubiza. Singwa se n'ubu ntegereje icyo data azansubiza, kuko nanjye hari ibinduhije nk'umuntu. Haleluya, amen. Muvandimwe wewe udukurikiye, utegereze, uhamagara Uwiteka, umutegereze ko ari we uragusubiza. Izuba naho rizarenga ko nkoro, ibyawe itarabisubiza, uzambabarira umutegereze, kuko yiteguye kugusubiza. Imana ishoboye byose. Haba saa sita z'ijoro, uzategereze izagusubiza. Imana yacu iyo yaguserukiye, abantu bakuvugaga baraceceka. Imana yacu iyo yaguserukiye, Imana yacu iyo wayitegereje, rata mu gitondo irazaga, yagera kuri mukeba igahurura ikagutabara. Abana baba bari bazi ko bataraja ku ishuri bakajayo, babarira weho wadukurikiye, umenye ko Imana iragutabara. Haleluya, amen, amen, amen. Umuririmbyi niyo mpamvu yavuze ngo mu ntabwo ijihemuka, ngo kandi ntabwo ikoze isoni. Imana ikugirire neza, nanjye ngirire neza. Uyitegereze. Haleluya, amen. Uyitegereze, uyiringire, izakubera ku rugamba muvandi, kuko niyo ifite ibyawe. Iyo nyir'icumbi yahageze, haleluya, impenerezi zose zirahigama. Babandi bahegenereje mu byawe bakigira ku ruhande, babandi bumvaga ko urubanza utazarutsinda bagahigama, urubanza ukarutsinda. Babandi bumvaga ko utazorora bagahigama. Umaze igihe kinini muvandimwe, amatungo garagushyizeho, ayiwe uburwayi bwarakubereye ikibazo, ariko uyu munsi data mutegereze mu gitondo, utegereze ijwi rye. Wewe utari wabwirwa ijwi ry'Imana, ritegereze ikubwire, ikubwire guhera uyu munsi, ikubwire. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro.
niyo mpamvu daniyeli yavuze, umuririmbyi aravuga ngo daniyeli we ngo ntacyo uzaba. daniyeli uri kubwirwa ni Vesitina, daniyeli uri kubwirwa ni Konkorodi, daniyeli uri kubwirwa n'uyu wadukurikiye. niwe wari uri mu bibazo. uyu munsi igukure mu bibazo, igukure mu gahinda muvandi, igukure umugajyo rwose bagushyizeho, igukure wa gereza kubereye ikibazo. hari gereza dufite mu mago yacu. Haleluya. bizi neza ko twese twahuye n'ibibazo. utari wahura n'ibibazo nawe araje ahure nabyo, ariko simbimusabiye. ariko tegereza Uwiteka, niwe uzagukura ku cyava gutuzanye n'ibikomangoma. Imana igutabare, nanjye ntabara uyu munsi. imbere ku rugamba nawe ikubere ku rugamba. hari amadeni gakunaniye Konkoro, Imana ikwishurire. hari amadeni gananiye udukurikiye uyu munsi, Imana imugerereho. Amen. Imana ishoboye byose. tugiye kongera kureba ijambo ry'Imana riri mu migani 3. nabwo urahera ku murongo waho wa mbere. mu migani 3, imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera. ni ukuri mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye. nibyo kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Amen. Haleluya. Amen. ongera usubiremo n'ubundi uve ku murongo wa mbere ugere ku wa 3. Haleluya. dufashwe abantu bankurikiye, dufashwe. mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye. Haleluya. Haleluya. Imana iratubwiye ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ngo ahubwo ukomeze amategeko yanjye. Haleluya. amategeko y'Imana rero ntabwo ari ukuja kwiba. amategeko y'Imana n'ibyigisho byayo ntabwo ari ukuja gusambana muvandi. Imana iri kutwibwirira ubu n'ubuhanuzi butavangiye ngo mwana wanjye ntukibagirwe amategeko yanjye. ndagubwira muntu udukurikiye, uyu munsi ntuteshukwe. Haleluya. ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana uri kwiba, ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana uri kuroga, ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana ari wowe uri kwirirwa urateranya amago n'ayandi, ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana ari wowe uri guteranya abantu rwose, ntabwo urakurikiza amategeko y'Imana ari wowe uri gushyamiranya amago agasenyuka. kurikiza amategeko y'Imana uje kunga abavandimwe basenyutse. Haleluya. ugira abandi inama. uyu munsi ndi kukubwira ngo hera uyu munsi ugira abandi inama, ukurikiza amategeko y'Imana, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Haleluya. kuko bizakungurira iminsi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukazagira n'amahoro. Haleluya. ntawakoreye Imana ngo yikorere amaboko, ntawayiringiye ngo azakorwe n'isoni, ntawayikoreye ngo azapfe gupfa kubera ari Uwiteka Imana. ubu ni ubuhanuzi butavangiye. numara gukurikiza amategeko y'Imana rata, nibwo bizakungurira kubaho kwawe, bukongerera imyaka yo kubaho no kongererwa nayo, maze ahasigaye ubone ikuzo ry'Imana, ubone imbaraga z'Imana, ubutabazi bw'Imana uzajya ububonera ku gihe. nuyihamagara mu gitondo izakwitaba saa 6, nuyihamagara amanywa yanga izagusubiza, maze ubone kubaho kubera ko wayubashe cyane. Imana igutabare, Imana ikongerere nawe umenye Imana. ni ukuri. Yego. turasoje. Yego. banumva wakomeza, ariko umwanzi
umwanzi w'ibyiza ni amasaha. Hari abandi bantu bagutegereje, reka nkurekure ugende nabo ujye kubasengera kuko nanjye wanyakiye Imana iguhe umugisha. Ugiye gutanga nimero kugira ngo abazagukenera bazabona uko baguhamagara. Yego. Rero ntaratanga nomero ngiye kumanza ndirimba aka karirimbo kari kuza. Nta kibazo. Aka karirimbo nkagendanye ntabwo byakunda. Oya ntugendane ibyo Imana igushyizemo. Akarimbo kari kuvuga ngo nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane kuko imigambi yawe nawayirogoya. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane kuko imigambi yawe nawayirogoya. Tabureka igenza reka tukuririmbe, imirimo yawe benshi irabatangaza, aho binaniranye kandi bafite ibibazo, iyo uhageze impundu zirahataha. Tabureka igenza reka tukuririmbe, imirimo yawe benshi irabatangaza, aho binaniranye kandi bafite ibibazo, iyo uhageze impundu zirahataha. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane uko imigambi yawe nawayirogoya. Giti cy'inganzamarumbu Yesu urakomeye cyane, imbuto wera zembura abazishonje, abana bawe twese turagushaka uko ni wowe nkingi twegamiyeho. Giti cy'inganzamarumbu Yesu urakomeye cyane, imbuto wera zembura abazishaka, abana bawe twese turagushaka uko ni wowe nkingi twegamiyeho. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane uko imigambi yawe nawayirogoya. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane uko imigambi yawe ntawayirogoya. Amen. 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 Yego ngaho duhe nimero. Inomero yanjye ni 078 078 9 6 9 5 4 nizo ngizo. Yego Imana iduhana